ariko najya mbabwira nubona umuntu atinyutse ikintu yajyaga atinya kera jya umenya yuko yahuye n'utinyura abantu mu mafuti. Niki cyabatinyuye kandi icyo abayobozi bavuze nemeranya nacyo rwose. Abaririmbyi dusigaye dukabya ku bigendanye n'imiririmbire yacu, turakabya pe. Hari bimwe ntazakoraho byankoraho, hari bimwe ntazakoraho ko byankoraho nabyo, ariko binkozeho nduwo gutaha mu ijuru ntaco nabambaye. Niba hari ikintu gikeneye ubugorozi cyane muri iri torero ryacu ni abaririmbyi. Zakora hari zifite ubwigenge burenze imitekerereze, yemwe uwabicaza hamwe akabahugura. Hariya muri kabine tekinike hariya mukeneye amasengesho ya Mwuka Wera cyane. Abarwaye imitima bashobora kutazagaruka mu rusengero. Ibi byuma byanyu mwatondetse ahangaha n'imidiho n'ingoma zabyo birahasha ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu ndirimbo zanyu. Murakubita ingoma umuntu ntamenye icyo mwazikubitiye. Bigeze no ku rwego aho twicishe bugufi uw'ibyuma ati njewe twe twimbe hasi bugufi twumvire mwami, twumvire mwami. Ubwo se ubusabane bwa Mwuka Wera iyo nangije kumbwira iki? Mugabanye ntaco muraba, icyo kiraka muhumure nta uzakibaka, ariko ni mugabanye. Abizera kuza mu rusengero yo kugenza gute? Iyo kuramya. Gahunda y'iki? Yo kuramya. Reka ngisabe rwose, mbese reka nsabe. Igihe abizera bavuye muri za gahunda hanze, muri za porogaramu babahaye, ariko bagarutse muri gahunda yo kuramya, mureke turirimbe indirimbo zo mu gitabo. Mureke abana b'Imana binjire baje kuramya Imana baririmba. Muradutanguza iyi midiho yanyu, izi za ndomboro ya soro, mukadutangura aho kugira ngo turamye Imana tukaramya ibyuma byanyu. Abizera ugasanga bajunjamye, ntibazi ikibazanye mu rusengero. Hano ingoma zavuze, ibintu byacitse, igitaramo kiratangiye, mwateganije mwebwe ubwanyu. Ndasaba Imana n'abashinzwe gahunda, mubwire abaririmbyi igihe cyo kuri imidirimbo zo guhimbaza Imana rwose bagabanye imidiho yabo, bareke dusabane n'Imana mu rwego rw'indirimbo zacu. Umuntu wese abwira Imana, aririmba ayibwira yumva asabana nayo, twe gukenera amashi, imidiho n'ingoma. Igitaramo nikigera muzabyinire cakora hanze, iyi nzu y'Imana muyiha umwana. Uziko tugeze igihe cyo kubyina nyakubyina bisanzwe. Hari ubona abantu bagina baririmbyi noneho rero badodesheje imyenda yo kubyiniramo. Ntabwo mvuze abo nabonye hano, nababonye ahandi. Ndi kugira ngo n'aba hano batazabikora. Niki cyabatinyuye? Dusigaranye abaririmbyi benshi baririmba ari amadebe. Dufisigaranye abantu benshi babizera ariko batumva ari ibinanira Mana gusa. Ukaririmba ariko icyaha ukaba ugiye kugisazana uri muri korari. Ukayobora itorero, icyaha hari icyakubasa Satani yashinzemo kiri kunukira inzu yose. Nasomye amateka ya Mwuka Wera ngo ntabwo ahata n'imfura iyo umuheje arigendera. Mbonye umurimo munini korari zikora kugera kuri ibi bintu byose mwaravunitse, ariko nimuhumure mukorera Imana izabahemba. Kujujura hoya, mujye mutuza, mukanya igitaramo kiraje kibe ibikobwa kobwa gufana nk'abafana Rayon Sport hoya. Aha hantu hitwa mu nzu y'Imana,
tujye tuhaturiza. Ngi mwakoze kuririmbira Imana, nimukaririmbira abantu bakwiye kumviraho, sibyo? Utunota 30 mfite, ariko ni twinshi da, ntabwo ari duke. Mutatangira kumbarira, mutangire kumbarira mbumbuye Bibiliya. Mbere yaho ntabwo twari duherukanye. Nuko rero abantu bakaza mu iteraniro nk'aha, ukaba wagira ngo barimo barumva. Urumva? Waba utabizi ukagira ngo bafashijwe, naho bashize. Hano hari umugabo n'umugore bakubita ukwezi kurenga badasetse, bicaye muri salo yabo, bayiguze bahenze, televiziyo irahenda, inzu irahenda, ariko baseka bageze hano. Baririmbyi, mwongera ibitaramo abantu babonaho baza bagasekera, kuko mu ngo zabo byararangiye no gucurangira abahetsi. Abantu bagenda bajijisha abanyonyomba, muraza kubona kari bube. Nabwiye abantu ni, ariko hano tuvuge ko hano bidahari. Nabwiye abantu ni, ibintu byo kuza mukabona baririmbyi baratambuka bakajya mu materaniro ari uko bagiye kuririmba gusa. Hari abantu biteguye kuzabasimbura, bazakora uyu murimo bakazawusoza, bafite ibintu bibanditseho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, banditse mu mwuka w'abantu no mu bihamya by'itorero. Abantu bahora imbere y'Imana kandi bahora bayitura amasengesho, bazabasimbura, bo bicare mu materaniro bayagumemo, ubu utazayavamo. Bamwe bafata mikoro ari uko baje, bamwe baza mu materaniro ari uko bafite ikintu bari buhakore gusa, bazaba basimbuwe, umumaro wabo uzaba washoje. Ubundi haranditse mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku cyigisho cya 4 ngo kuki Imana yemereye abatahindutse kuguma mu itorero. Kuki se? Niba ari umuntu umwe uzajya mu ijuru, cyangwa 3 cyangwa 10, sibo baza mu rusengero bonyine, sibo bafata mikoro bonyine, sibo bakwigisha bonyine, ntabwo abo bantu. Mbese kuki Imana yemereye abatahindutse kuhaguma? Ngewe iby'abayobozi bavuze ndahamanya nabyo ndahamanya nabyo pe. Ariko buriya Theo, hari igihe bariya abantu abayobozi batubwira, yego, twebwe amakorari tukumva ko ari ukutwanga, yego, ariko niba natwanga mureka kwange. Wowe se biragutwara, umurimo n'uw'Imana. Niba abikoreye kukwanga mureka kwange, biramureba. Urumva? Umurimo n'uw'Imana, wazabibazwa ku giti cye ko yagize urwo rwango ku baririmbyi. Ariko urwango bura ntiruramba. Azabibazwa ku giti cye. Wowe reka twige kugendera mu murongo w'itorero, kuko ibyo tuba twigira byose n'ubundi itorero riravuga, cyangwa se ubuyobozi buravuga. Washaka kunyura ahangaha bavuze ngo nyura, n'ubundi bikarangira bakugize ngo, bakagushyira hasi, noneho n'abantu bakakwibagirwa ko wigeze kubaho. Ikiza noneho kugira ngo bagushyire hasi, noneho tunakwibagirwe, wagendeye ku murongo bashaka, abantu tugakomeza tukakumenya, hari icyo bitwaye. Ugakomeza ukavuga n'ubwo butumwa bwiza, ugakomeza ukavuga ubutumwa bwiza, ntacyo bitwaye pe. Njye numva ntacyo bitwaye, kandi icyo abayobozi bavuze nemeranya nacyo rwose. Abaririmbyi dusigaye dukabya ku bigendanye n'imiririmbire yacu, turakabya pe. Kugira ngo ibintu yihanye atazabisubiramo. Ishyano rya mbere rikomeye kurenza ayandi mashyano ni uko ibintu umuntu yihanye yongera akabisubiramo. Umuntu uri kumenyera icyaha, bya bindi korari maze kuririmba ibintu akabigira akamenyero. Niba iby'amavuna yabona bigiye kuba ati si buri mezi 3 se sa amavuna buri mezi 3 tuzaba dufite amavuna, maze akajya yaza mu kwabonye, akabigira akamenyero. Ibintu byo kumenyerwa byarangiye. Mu nzu y'Imana bava ntababeshya, n'ukuri ni heza. Biriya waririmbaga biracyafite agaciro. Haleluya. Icyo twita isirimuka no gusirimuka, hari ukuntu abantu basirimuka bagasiribanga ibyo batangiriyeho.
hari ukuntu usirimuka ugasiribanga, wamara gusirimuka umugore nta kijyanye n'igihe, n'ubutumwa hari reva abantu bageraho bakumva butakijyanye n'iki n'igihe, barasirimutse. Imana ibambike guca bugufi. Haleluya. Wa mukobwa niba ngombwa wiyogosheshe, ushyireho umusatsi usanzwe, kuko uzajya kuvuga ubutumwa abatazi ibyo bisuku. Umutwe w'abaririmbyi ni bande? Umutwe w'abaririmbyi ni abantu barimba ibibwirizwa. Umutwe w'abaririmbyi ngendaza cyane muri korale 10:40. Abaririmbyi ni bande? Ni ababwiriza baririmba ibibwirizwa. Hari abantu bujya bajye bajya imbere hano bakansetsa akavuga ngiye kuririmba ariko mwumve amagambo ntimwumvijwe. Wabisomye se? Yes. Ariko namwe mujye mugerageza musirimuke. Naze wogiye kuririmba kandi basabye ko bagiye kumva iki? None nawe uragiye uri protocole, urabanza imisatsi yisubiyemo cyane umusore Karuvati ngo ngiye kubaririmbira ariko mwihangane ntimwumvijwi, mwumve iki? Wayasomye aho kwimanika. Umutwe w'ababwiriza, abaririmbyi ni iki? Ni ababwiriza baririmba iki? Ibibwirizwa. Niyo mpamvu nabwiye iriya ndimo yanyu yitwa Isaha, ni iya kera ariko kiriya kibwirizwa kiracyacurangwa. Umuntu uririmba bazi ntago yazanaga bwa buntu bw'ubukabyo usigaye ubona abantu bigira gutya ngo umuntu asigaye aremba bazi akakwereka uburyo ijwi ririmo gukata ukabona intoki arimo arazigera gutya. Uririmba tenari ukabona ntuzi ukuntu ameze, ubu abakobwa bose basigaye bagira gutya akaboko. Umuntu uzi kuririmba soprano amaboko yagira gutya nyine ukabona arimo arayagira gutya. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, kuririmba tenari neza ni ugutambika ibirenge. Byaje gute? Niko mwari byaje gute? Uzi ko umuntu wese iyo korari ihagaze ukabona umuntu agize gutya tuvuga tiriya ni tenari tu. Ariko impamvu ibitera ni iyihe? Ni urwiganwa. Hari inama abaririmbyi bose bagirwa, uretse ko Imana imfashe mbe ndimo kuganira n'abaririmbyi, narimo kuganira n'abatemberezi. Hari abantu baza muri korari ukabona baje mu butembere. Nikizakubwira umuntu uri mu butembere, korari iri mu bihe bibi, biba byabaye ibihe bibi kuri we, ntashobora kuhahinguka. Ariko korari iyo yabaye itara, abantu bose barimo kuvuga bati natwe turaje, aratangira atari kuzikwiriye ari korari yanjye we. Ku buryo ushobora kubaza umuririmbyi mushyashya uti uriya muntu muzi muri korari atereka da, no mu bamambure sinjya ngira gute, sinjya mubona. Korari mu bihe byiza abantu bose usanga n'abakuru b'itorero bayiyitirira. Wayibonye korari yacu? Buri iwacu dufite korari 3 zikomeye ntacyo tuba tutakoze ngo tuziteze imbere. Hari n'iki 10 yabahaye ntacyo. Ariko iyo mugiye kuririmba bigapfa bakamubwira bati bagezeyo biranga, aratangiye ati sinababwiye ngo babireke. Barwana n'iki icyo udashoboye kugira gute? Hano rero gushima gukwiriye Bibiliya yivuze ni uburyo. Ntabwo gushima Imana umuntu agomba kuyoborwa n'amarangamutima ngo yibagirwe ko Imana ifite amahame y'uburyo ishimwa. Ariko reka mbaho urugero. Hari indirimbo babwire Yesu yahimbye, indirimbo yitwa Amafaranga. Simuyizi mwese? Uzayumvira ya ndirimbo n'utuntu icuranze, wumvirimo utuntu tw'impuwe, koko ukumva amafaranga nawe yakujyanye hehe? Yakujyanye kure. Utuntu tw'utugoma wumva utazi ukuntu tumeze, utuntu tw'amajwi duherekeza ya magambo y'agahinda yerekana ibihe bibi, ku buryo wumva indirimbo yaguteretse ahandi hantu. Indirimbo zacu rero ntabwo zitereka abantu ahandi hantu, ahubwo zituma abantu basa naho basamaye. Kubera iki? Kubera ko dusigaye tujya muri party, mu birori, ukajya mu birori by'amavuko by'umuntu, mu isabukuru y'amavuko, ukumva abantu barimo baravuza akaruru, bavuza akaruru, wabona abantu barimo gucana ibintu by'imyotsi, abantu basakambutse. Gusakambuka abamama barabyumva. Hari ukuntu umuntu aseka ukabona yiteye hejuru, kontrole zose zatakaye, ukumva umumama aramwegera ati ko mbona wasakambutse. Hari igihe indirimbo zitera abantu gusakambuka aho kugira ngo abantu baturize mu Mana, kubera kumenyera ibirori by'abapagani. Rero mwarabibonye yuko n'abantu iyo barimo kuririmba ukumva umuntu avugisha akaruru inyuma,
n'igikobwakobwa abantu bahita bavuga ati igitaramo cyashyushye tu. Ninde wababwiye yuko igikobwakobwa n'akaruru ko mu mukino wa APR na Rayon iyo biri mu rusengero Imana ibihari? Abaririmbyi dusigaye dukora umurimo wo kuririmba nka business, ntabwo tukibikora nk'ibintu twumva ari nk'umurimo w'Imana turimo. Dusigaye dushaka kubikora nka business, nkaho turi mu bintu byihangana bya business by'iki nyine, ukabona bitandukanye na kera buriya bari bafite umwihariko wo gukora ibintu mu rukundo no kubikora bafite purpose yo kwamamaza ubutumwa. Ariko abaririmbyi bo muri iyi minsi icyo kintu nacyo tugitandukaniyeho. Mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 13, Abefeso 5:13, Bibiliya iravuga ngo kuririmba no gucurangira umwami wacu mu mitima ni ingenzi. Muze kuhareba, iminota yacu ni mike. Iryo somo ridutegeka yuko tugomba kuririmbira Imana tukanayicurangira ariko mu mitima yacu. Mu magambo make, umuntu w'umuririmbyi agomba kugira ritime y'umutima. Muranyumva neza? Ritime y'umutima, injyana y'umutima, ku buryo ujya guhagarara imbere y'abantu indirimbo yamaze kukuzura. Muranyumva neza? Ku buryo nta muntu uzirirwa kubwira ngo amarangamutima ngo ugerageze umwenyure. Buriya hari igihe tujya tubwira abantu ngo bamwenyure tutababajije ngo waramutse ute. Mwarabibonye muri korali, nta muntu ujya ukubaza ngo waramutse ute, waramutse neza. Nta muyobozi wa korali, nta mwarimu wabona kubonye ngo akubwira ati waramutse neza. Hoya, ahubwo arakubwira ngo bya bintu byawe byo gufunga isura, uyu munsi turabonana. Ntazi aho waraye, ntazi uko waramutse. Ariko iyi ndirimbo irimo kuva mu mutima, kumwenyura ntago riba itegeko. Hari ibintu Imana iba yarakoze muri wowe bigusaba yuko ugira gute, yuko umwenyura. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye ni amagambo nasomye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16. Nimureba neza mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiliya yagaragaje ko indirimbo zifite uruhare mu kintu cyitwa kwigishanya no guhugura. Iyo umuntu aririmba, ni uburyo bwiza Imana yagennye bwo gufata amagambo y'Imana mu mutwe. Ayo magambo yanditse mu gitabo cy'ivugabutumwa, yuko uburyo bwiza bwo gucecekesha kamere ndetse n'uburyo bwiza bwo gutuma umuntu afata amagambo y'Imana mu mutwe. Muranyumva? N'uburyo bwiza bufasha umuntu kugira ikinyabupfura no kwirukana ubujiji. Bikomeje gutya ntabwo byazaba ari byiza cyane. Icyo nsaba buri muririmbyi mugenzi wanjye uwo ari we wese, waba uririmba muri korali, waba uririmba ku giti cyawe, ni uko ukora ibintu wumva ko uri kubwiriza ubutumwa koko. Nta kindi, wowe bwiriza ubutumwa, ibindi bize nyuma. Papa satari yo kuvuga ngo mbona amafaranga ngire nte, ahubwo bwiriza ubutumwa we, kuko nanone ntabwo twareka gukoresha ikoranabuhanga. Kuko buriya mu ikoranabuhanga nayo mafaranga nayo ntabwo twareka kuyashaka. Ikoranabuhanga yego koko riduha amafaranga, rikanadufasha mu iterambere ry'uwo murimo turimo. Ikindi ikoranabuhanga ridufasha, hari abantu buriya bakirizwa ku ikoranabuhanga benshi cyane. Niyo mpamvu dushyira n'indirimbo ku ma YouTube akajya hanze, mbese social media ikadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko tumenye uburyo tuyikoresha, yituganza, tumenye uburyo tuyikoresha n'umurimo tugomba gukora. Kera umurimo w'Imana wari wubakiye ku kwitanga. None ubu usanga korali zirimo abantu bashinzwe bameze nk'inyonjo. Hari uwo bakodeshereza inzu, hari uwo bagurira imyenda, hari uwo badodera inifomu bakamuha nayo kurya no gushyira muri telefone, hari uwo bagomba no kuzaza bajya kwinginga muri repetition kutaze jeudi. Numvaga ntazi ukuntu naramutse. Uzihangane ku isabato ze, erega buriya ni wowe utugize. Muramurangije ntimumurangije. Abacanshuro, abantu baza mu bintu by'Imana bashakamo amafaranga, reka ngiye ikintu babwira, musengere korali zanyu ngo zitinjira mu rwego rwa 3. Ikindi kintu, gukunda gusingizwa nibyo byabaye impamvu shingiro y'ibyo ukora mu buzima bwawe. Iyi niyo mpamvu nkene ku mukristo wagiye wifuza guteteshwa no gusingizwa nk'umwana muto. Ufite ibintu byinshi ugomba kurwana nabyo byo muri kamere yawe bwite.
gutsinda intege nke za kamere yawe no kurangwa n'imibereho yo kwiyanga kandi yera byaragukomereye. Afite kamere, muranyumva neza. Akantu kose mukoze kamere igira gute? Irabyuka. Akantu kose mukoze kamere irabyuka. None w'ikibazo, ubu Kristo no gusenga no kuboneka amateraniro ko yabihagaritse, akaba atabana n'abandi amahoro, akaba afite kamere, uyu muntu muzamubasha? Mumbwire yego cyangwa hoya. Inama ya nyuma natangaga no gufata korari nk'umuryango wagutse. Gufata korari nk'umuryango wagutse. Wibahisha ububabare bwawe, wibahisha n'umunezero wawe. Niba ufite inshuti, yizana itangire herekeze korari aho mwagiye. Korari bamenye, uranyumva neza. Bamenye inshuti yawe, bajye bagenda bamenye uko ibintu byawe birimo gukura, banitegure ku buryo perezida ashobora kuvuga ati rero mbona mu mezi 4 cyangwa 5 tuzagira ubukwe, ariko tugire gute? Tubwitegure. Gusa nanone icyo nashimiye amakorari ni kimwe, bagushyigikira bingana nuko wabashyigikiye. Umuntu w'umunyamunwa usanga barimo kuvuga bati wamwiyemeza ifanta zabuze, none tubigenze guto? Ndati ntiyanze kuza mu bukwe bw'abandi, nanjye nta kintu mumarira. Ukabona umuntu wajya gutwerera 20,000 atanze 3, yarangiza ati kandi nabwo ati nimpuwe mbagiriye, nta kintu agomba kugira gute kubaha. Abantu bakazamura amatiku, kanaka yatwerereye 800, none uyu nguyu yabonye iry'ibiri. Mwagiye mumenya rwose ibi bintu birarebeka nabi. Birarebeka nabi se we ko atabonye ko birebeka nabi kudashyigikira abandi? Shaka uburyo inshingano za korari uzishyira mu zawe, wumve yuko ari ahandi hantu uruhukira ufite abavandimwe n'inshuti. Inshuti zanjye, ntabwo nabura gusoza mbabwira yuko mugomba kwirinda gukora umurimo w'Imana mugononwa. Mwiyegurira Imana, mweze imitima yanyu, musabe Imana iduhe impamvu ituma turirimba. Ikindi kandi, aho kurwanisha amatiku no gukanga abayukuru b'itorero, aho kuzamura umwuka mubi w'ubwiyemezi n'ubucanshuro, twakagombye kurwanisha amavi. Nubona hari umuyobozi urwanya korari yanyu utayumva, mujye musenga. Igihe kiba kizagera Imana uwari umwanzi ikamuhindura iki? Yego. Hari ujya kubona ukabona umuntu wakwangaga, bibaye ngombwa ko umwana we ahitamo korari yanyu. Umwana yarangiza akabwira papa wati papa, korari yacu kutayikunda ariko habura iki? Bikazarangira ugize gute? Uyikunze. Ndasoza rero mbakangurira cyane gukunda Imana. Hari amagambo make ari muri iki gitabo page 209, ni amagambo avuga ngo ubute no gukoresha nabi igihe n'umutungo ntabwo biranga abantu bubaha Imana. Ubute, gukoresha nabi igihe n'umutungo ntabwo biranga abantu b'iki? B'Imana. Ugomba kumenya ko nta muririmbyi dukeneye umunyabute, nta muririmbyi dukeneye ukoresha igihe cye nabi, nta muririmbyi dukeneye ukoresha amafaranga ye nabi, kuko ibyo bintu amafaranga arakenewe cyane muri uyu murimo. Muranyumva neza, igihe kirakenewe muri uyu murimo, kuraje na morale birakenewe muri uyu murimo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.